abafana n'abakunzi ba APR bibazaga ibyo bintu hagati se umuntu warwaye yateye gutya byagenze gukena gutya ubwo turibaza ko abantu basubirwa kandi koko ni impamvu yumvikana kuba umukinnyi bijyanye na resultat zabonetse muri match nka ziriya zabone icyo bita score fleuve ibitego nka biriya cyane cyane nko ku muntu nko ku muzamu buryo ashobora kugira ikintu mu mutwe nakwita kimeze nk'ihungabana ni ibintu bibaho nepo umuntu ashobora kugira ihungabana ashobora kuza mu izamu kuri match ukurikiyeho yajya yibuka bya bitanu ya mikwaju urumva akumva ntago ameze neza nepo ya equipe ushobora kubikora niho naganaga burya yufite n'abatoza bafite experience n'abayobozi bashobora kuvuga ati rero uyu muntu mu rwego rwo kumuprotege kugira ngo tunamureke abanza natuze abanza naruhuke ashobora kuba atari twaye neza muri uwo mukino ariko dufite imikino myinshi muri saison turamukeneye mureke abanza tuze munamukuremo rwose abanze yicare yongera akore auto meditation atekereze neza azabagaruka ahubwo ibyo ni ibintu biri très professionnel ndabikunze cyane ikindi twibukiranye neza ko umuntu ngo ararwaye ngo ari he abantu babesha babanyabihuha umuntu bita Dauda kanzuza kuri iyo umuntu bita Dauda nawe muri performance itarabaye nziza nawe yamugaragayeho ariko wese navuga ngo niyo gusa ariko Dauda bijye nkamwibuka match ya Gor Mahia basa nk'abamukandagiye giye hanze inshuro nyinshi yego baramukandagiye cyane baramuvurira mu kibuga musohora hanze arongera aragaruka ashobora kuba bakanagiwe ku kirenge agasa nk'aho akoboka urumva so amakuru meruka ngo yambaraga godi ikamurya umutabasha kwambara godi kubera bamukandagiye urumva ariko uko byagenda kose harimo niyo performance itari nziza urumva harimo niyo performance itari nziza niyo team news zihari zo kuri abo bakinnyi ariko ibyo kuvuga ngo abantu ngo bararwaye indwara bakaguhimbira indwara ngo yarwaye niba mutakinnye ntabwo barwaye aho rero impamvu nyinshi zituma umukinnyi ataboneka mu bari kwifashishwe ku mukino ni ukuvuga ngo ijisho rukivaho ari akantu rigeze gushaka kuvuga ku muzamu reka njye mpere ku izamu Serwane guhindura abakinnyi ngende ipuru nabyo buriya abantu banazirikane ko ikipe ziri muri pre-season twabonye ekipe nka Gor Mahia ishobora gukuramo abakinnyi 5 icyarimwe Vipers igakuramo abakinnyi 6 icyarimwe bemerewe remplacement 7 tubanze tubyumve nk'abatekinisiye bari hano i Kigali muri aya ekipe agiye gutegura saison ariko Nkosore ku byo Xeri yavuze yavuga ngo Ruvanga kuyeho urujijo nge ntabwo navuga nk'aho mvugira APR ahubwo na makuru ngewe nari mfite kuri abo bakinnyi batakoreshejwe kuko iyo bivuze gutyo ngo nkuyeho urujijo uhita untereka mu mwanya w'ubuvugizi bwa ekipe y'ingabo kandi ndi umunyamakuru icyiza ngeze mvuga ngena kubazaga n'abamenyanikiye hano bagusa Xeri ngakuvuga ngo kuyeho urujijo nk'aho banyumvishe nabi yewe ejo turi kogeza umupira message nyinshi zagarukagaho zibazaga kuri ibyo bintu nta handi hantu aho dukura amasource yose ya APR na handi hantu byari biri kuko imwe muri departement dushima ikora neza utanga amakuru APR ni wabura kenshi imyitozo abarwaye izo source zose za APR nta hantu byabonekaga yego nk'umuntu w'umunyamakuru yari utara amakuru niba uyafite nta gikuba cyacitse bagombaga kuyatanga abantu bakamenya ibyo ari byo bintu bikava mu nzira bagasobanukirwa twari turi kuri 11 rero babanjemo mbere twanabyibazaga impinduka zabaye mbere na mbere ku izamu umuzamu nk'uyu arigiye kuba ari mu ikipe nshya ya kina match ya mbere akitwara nabi ngenda byibuka David yaza muri Manchester United match ze za mbere amayereri yajyaga yakora ntibyaje kubuza Ferguson ko amukuramo umuzamu mwiza n'urugero ntanze ariko ikibazo mfite ni nacyo kintu cyanambabaje ku giti cyanjye kumukura muri 11 ni kimwe ariko no kumukura muri liste ni ikindi ni ku giti cyanjye nge nkanjye kubera impamvu umuzamu yakoze rero ariko tubanze turebe ngo mu bitego 5 APR yari nta ndi makosa y'abandi bakinnyi mu yindi secteur barimo kuko bitego 5 APR yariye kuri Gor Mahia harimo kimwe mu bibazo twabonye communication itarafata irange muri defense ejo match itangira amaduzone Axel wakoze match yakoze rero nuko abataka bikipe oya sabataka bikipe ahubwo uvuga ngo
interception kunganira Maduzone kwabayeho kwa Gilbert. Gilbert Kagege waturutse ku ruhande rw'iburyo ahita akuraho umupira awushyira muri kona. Bivuga ngo biragaragara ko n'abamuhagaze imbere yaba igice cya defense abaxial yaba n'igice cya rido imbere y'iyo defense kwa Sekiganda n'abandi naho hari amakosa. Nimurebe ibitego batsinzwe kuko APR itsindwa kuri Gor Mahia yatsinzwe mu buryo bwose. Yatsinzwe igitego cyubatse, itsindwa igitego cy'umuterekano, itsindwa igitego cya express individual ku mukinnyi weriminnye aba defenseur. Bwa ngo nikosa ry'umuzamu ku gitego cyanyuma. Bwa ngo iyo umukuye muri 11 ni kimwe ni kakanyabo, ariko kumukura kuri fedo match ntaze no mu basimbura hari icyo utamufashije. Ku giti cyanjye abantu tugendana niyo rero mvuga ngo kuza kwa Adolphe Ndipuru nabyo, ariko kubura k'umuzamu musha kuri APR ku nsinzwe ya ekipe yose muri 18 ni ikibazo. Nuvuga ngo umukinnyi ushaka ko yikosora cyangwa ajya ku rwego umwifuzaho ntubikora atari no ku kibuga. Iyo umuntu atari muri 18 bigoye ko aba concentré cyangwa se yinjira mu mukino kuko iyo uri kuri bench isa n'isa ushobora kuba kwinjira mu kibuga. Iyo uri kuri bench bagusaba ko ujyana n'umukino, ntabwo uri kuri bench utekereza ibindi, ureba umukino ukajyana nawo, ndetse no bura no kuri bench umutoza wongirije arukuna abaganiriza. Tusubira kugene parimo kuvuga Nepo, uravuga uti ntabwo mu by'ukuri kuba baramukuye muri 11 bakamukura no muri 18 nta kintu bamufashije. Ariko twibukiranye ntago ari umuzamu wenyine. Twibukiranye ko abandi turabazi n'uwo ngo Dauda atari abandi turabazi ukomeye. Dore mpamvu ruvuye nuvuga ngo uri umutoza mushya muri ekipe. Usa ekipe urayisanganywe, ufite abakinnyi usanganywe. Iyi Sekafa nubwo twe ku ruhande rw'amakipe y'u Rwanda irenze ku kuba wayita pre-season cyangwa se irushanwa rigufasha kuzinjira mu mwaka mushya, kubera ko twe ku Rwanda rifite kandi gaciro bijyanye nuko n'uritera inkunga nuko ryitwa twe turifata nk'irushanwa rikomeye. Ariko ubundi urebye igihe rizira ni irushanwa rya pre-season. Pre-season uvuga ngo ugerageza ibintu byose wumva utekereza kuzakoresha. Iyo bigerageza iyo utari umutoza mushya muri ekipe ukaba ufite abakinnyi, umukinnyi usanzwe ubuzi kariteze cyangwa se ibyo ashoboye, ukabuzi imbaraga nke ze aho ziri, naho nawe wifuza kuzamwongera imbaraga kugira ngo uwo mwaka mushya mujye kujyamo muzawujyanamo cyangwa se azawutangire ku rwego rwawe. Abazamu babiri bahari bose si bashya ku umutoza bose arabazi, buri wese no makushi dusoje w'imikino bose yarabakoresheje mu mikino itandukanye, azu urwego rwa buri umwe wese. Nuvuga ngo undi ni mushya, icyo uretse kuba ufite profile mujya kumuzana muri scouting mwakoze, muzi kariteye cyangwa se ibyiza bye, umuzi urwego rwe nicyo mwamuzaniye ko buri umuzamu ku kariteye ya mbere y'umuzamu icyambere bavuga kugira rectire dije cyangwa se gusoma umukino no kujyana nawo biri ku rwego rwo hejuru. Ikarite ya kabiri y'umuzamu nuvuga ngo icyo bita anticipation, gutekereza ikintu kitaraba. Bavuga ngo niba mbona Gilbert Kagege ari kwiruka ku ruhande rw'iburyo n'uburyo ameze, ese ashobora kuba yatera centre ye ayiteye n'ukuntu ari kwiruka, umupira wajya kuri deuxième poto cyangwa kurya kuri première poto. Iyo ni anticipation. Nuvuga ngo ukabitekereza bitaraba. None akabikini bita quick reflection. Nuvuga ngo umuntu yamaze kwinjira mu rwa rw'amahina, tuvuge ngo ku munsi w'ejo wabonye ishoti Jibril Rwatara baro yinje mu rwa rw'amahina, aranje atera ishoti ariteye asanga umuzamu arahagaze kuri première poto, upira awufata awukuramo. Vuga ngo none iyo quick reaction ikintu kirabaye, umudefenseur yatakaye, ese nasohoka nkagenda nkatanga umwataka umupira, nagabanya izamu kugira ngo umwataka ari mubane ritoya, ese nafata première poto kugira ngo mubuze option kuba yantera muri angle ferme. Ruvuga ngo ibyo nibyo biki uhita ukora iyo quick gutekereza vuba kugira ngo ukore icyo gitekerezo. Niyo muntu akubiraga rero umuzamu mujya kumushaka ibyo bintu byose muri profile mwabanje kubireba. Mu myitozo umukinnyi mu myitozo binakora bitandukanye nibyo muri match akora. Match ya gicuti mukinnyi mukina n'Intare bitandukanye na match iri kapitali cyangwa se iyi match y'irushanwa. Na adversaire muhuye ntabwo akomeye nkuko ku Ntare byagenze.
match irabaye